duce hano tuzunguruke mugiye babashaka ntabwo duhari ntabwo muhari amasekretari wo kubakingurira amafaranga n'icyavuze amafaranga n'icyavuze zamu naho bafite byanyu kandi tubona inzira abandi bari kunyuramo ese inzira uko muyibona nuko muyinyuramo uko mwibone twabasaba kabo nkanga muri mukaje twabasabaga nagusabaga inze fresh sawa twabasabaga ubutembere bazo tiwahageze none se uri kumbaza aho mu butembe ahubwo nawe uri gutembera yewe ndi gusaba kwinjira Yendi wowe niwe uri gutembera ntago ndi gutembera mbere wabishonde umukara ahubwo sinzi ikikubundi uri kubunzwa n'iki apande kubunzwa n'amagambo aho amagero ubugambo bwabarenze ngira ubugambo njyewe naguhize za Kimisagara ndaheba isari deni nkurimo muhigano hose ndaheba bandangira ko ngubu utakibarizwa ako ushobora kuvuga ufite abantu bakuntumye batari siko n'ibisabo shaka kuba ari ibisabo byakuntumye ko ari nkora agacupa kagiye nicyo bita amafaraboro inzoga urayizi ko yitwa aya ni amafura ni amadorabida ntumbangamire reka nirire amafaranga uko mbyumva kuko niyabaye nyaryemo iyo ubonye ikintu urakiri none iyo washonje urushaho none sikomoje kunsura s'abakozi bari gusudira ahubwo n'ikintu ngiye kugomba kukubaza uracyari ndikubaka yene se ntabwo babonye bafundi hari aho bari nyine ntabwo rero bafundi aho barimo basudira ahubwo ndi kwibaza ahantu habwiwe n'iki iyo ufite amafura n'ahantu utamenya babikize kuri televiziyo ko hari ahantu ari inzigurwa itaruzura neza ariko igurishwa kurange ku mafura ibyo ntabwo bitureba waba ukijijwe waba utakijijwe waba ukennye ntabwo ibyo bitureba bayida njye ndi kumwe n'umwana wanjye hano ahantu witeka yaduteretse uruhabona kamerama buriya uri ahantu habi mbabagira uhagarara dore no hejuru undi muturirwa yego ndabahaye uburenganzira bwo gufotora inzu yacu ma urabizi se bano bantu mpamvu bafite ubugambo uburyo n'Imana yama amafaranga bakuziho ubangera ngo barebe buryo ndi kuyaryamo bano bashaka no kuzandongoramo umwana nawe mubonye iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe utarakora dizira ko ugiye kwikora kugira ngo tujye tubana 5 ni Manzi Imana Manzi yamwiza amazi Sadunda. Banyarwandakazi ndabasuje kandi mbifurije amahoro y'Imana nyagasani akomeze abane namwe mu byukuri ikintu kinegu gukomeza ndaraguzwa hirya no hino ndeba hejuru ndeba hasi ndeba hino nakoze urugendo rutari urugendo rutoya ngira ngo nkuko muri kumbona ntabwo ndi mu gihugu cy'u Rwanda ndi mu gihugu cya Uganda kamerama bereke hose bereke niyo moto ituri iruhande kugira ngo banabyemere cyangwa se banabyizere batagira ngo turkwabeshya dore imodoka inyuma n'urubisi barwita Getaway iyo Getaway itwara abantu ibavana hano turi ibageza Kampala hanyuma kamerama mbereke view n'ubundi turaza kubereka view tugezemo hejuru ariko mbabarira ubereke view bereke view inyuma yawe hose bereke view ahantu hose hano rero ni mu gace bita
Kabare. Kano gace ni agace mama mumenyereye cyane hano yitwa mama w'abapampe. Mama w'abapampe hano hantu yambwiye ko yahaguze inyubako. Akimbwira ko yahaguze inyubako biba byiza, ahubwo dore nguriya hari cameraman nicyo nakomezaga ndaraguza ngo ndebe ko mubona muzuminga umukure turi ko tumubona. Iyo nyubako ya papa dore umuzinga w'inzu nakwambia nanjye nkabindi. Iriya nzu yo kuva hasi namata ni floor zigera kuri 3. Noneho igitangaje bari no kuhakora ngwino tugendane byinshi arabitubwira. Nakoze urugendo afite n'agacupa rwose kakandi bita club, niba ari club, niba ari nairo, niba ari ibiki byeri ziba hano. Nemeye mfata urugendo ndavuga nti uko byagenda kose nzaza. Amafaranga ni cyakora duce hano se banyako duce hano tuzunguruke mugiye babashaka ntabwo duhari ntabwo muhari amasekretari wo kubakingurira amafaranga nicyavuze zamu naho bari bitebyaye kandi tubona inzira abandi bari kunyuramo. Ese inzira uko muyibona nuko muyinyuramo uko mwibone. Twabasaba kabo nkanga muri mukaka twabasabaga nadusabaga the fresh twabasabaga niba bikunda urashaka kujyanye aho muri iki nicyo bita mafara walayi. Hano tuba twiciye madara yacu ahubwo arekuri mba cyangwa bakuri mu secretary baso. Oya mutubabarire. Neze murashaka iki buri? Kubageraho byonyine. Oya mutubabarire ngareka twigendere niba ari mutaduteza intuzi. Dufite ikindi kibazo se. Wasanga hari ikibazo mu kibaza. Muje gufunguza. Oya ntabwo kunywa, muje kurya. Muje gusura. Asubwo ayo ni amafaranga gusa ari gutuma tubwira gutyo mwana. None se niki kibabwira ko ari amafaranga? Mugenda kwandishura. Cameraman. Nyamara. Urashaka iki nyine? Igihe gito. Nibigito. Nzara mazi mbamenere mwaho munsi muri. Wabikora yiri wabishondo. Kigiye gitoza muje gutera umwaka wanga. Eko muje gutera umwaka. Oya mutubabarire. Murashaka kugera he? Kugeraho muri. Samuka no mu secretary ko. Ewe. Icyo nicyo bitaga amafaranga. Aha. Kuko kufatishwa ku mashanyarazi tuzongera gusanga wafashe ku mashanyarazi aramurika. Twano kantu kagukatukugura umwana. Kagukatukuguru. Aswe. Salama jifu. Wallahi. Oh yes. Bundi. Ndabaza ngo muze kuza mu gihe. Cameraman. Mubaza ngo muze muri kuza mu gihe. Munyivangira mu bakozi. umeze naho buroga. Umeze uri kunyitegeza ukabona ameze ndi kuvugisha inani nari mwe. Uri kunyitegeza ukabona ameze gute? Ubu wageze na Kabare muri Uganda. Reba neza papa. Reba neza baita. Ikabara ari nabonye ndasiba. Ntumbangamire kandi nkora agacupa k'Uganda. Sha kweli. Ntumbangamire ndikunywa akabyeri kariho inka. Niba ari inka niba ari ihene. Sizuko nabagande bazita. Ariko abanyarwanda ubizi yabonye amafara ko badakuma mu Rwanda. Bayarira handi. Ese ikibazo mfite ikimwe. Ikihe kibazo ariko hano tembeye naho waguze bimeze ubutembere bazo cyo wahageze none se uri kumbaza aho mu butembe ahubwo nawe uri gutembera yewe nyandi gusaba kwinjira
Yendi wowe niwe uri gutembera. Ntago ndi gutembera. Mbere wabishonde umukara. Ubwo sinzi ikikubundi ri kubunzwa n'iki. Papa ndi kubunzwa n'amaguru. Amagamba aho. Amagira ubugambo bwabarenze. Ngira ubugambo cyane. Njyewe naguhize za Kimisagara ndaheba. Isari deni nkurimo. Muhigano hose ndaheba. Bandangira ko ngubu utakibarizwa. Agushobora kuvuga ufite abantu bakuntumye ne batari siko n'ibisabo. Shaka bari bisabo byakuntumye ko ari nkora gacupa kaje. Nicyo bita amafara baro. Inzoga urayizi ko yitwa. Aya ni amafara ni amadora bayida. Umbangamira kanirire amafaranga uko mbyumva. Uko nawe nyaryemo iyo ubonye ikintu rakino none iyo washonje urushaho. None sikomoje kunsura s'abakozi bari gusudira. Ahubwo n'iki ngomba kukubaza. Uracyari ndikubaka yene se nago babonye bafundi hari aho bari. Nyine nago abafundi aho barimo basudira. Ahubwo ndikwibaza ahantu habwiwe n'iki. Iyo ufite amafaranga nta utamenya. Babikize kuri televiziyo ko ari ahantu ari inzigurwa itaruzura neza ari kwigurishwa kuranje ku mafra yanjye urabeze n'yatangira guhita nyanywera icupa hano hose ubona noneho yose ni ifite amahembe bayida uvaye none se bubaze nambaye n'akakweto keza muza inyama tuvuyeyo usizeyo ibikorwa urambutuje kwa Musa inzoga zo mu Rwanda narazihazi kaninkwereza kwa Museveni nawe ni papa nawe ni papa narari baranyemera bati niwe mama papa tujya twumvana ni ngewe muze bampa icyangombwa cy'ubutaka burica mu butaka nemerewe ariko bre abantu ni kameramane wanyu abantu buriya ubuzima buhinduka mu busa ubaka kanyura kize uje kurunguruka mu buzima bwacu bwanjye uje kurunguruka mu kimuri make ubaka kanya ikintu upfa n'abanyamakuru mubungera ku muntu mukuntu umuntu warabasaba mukuntu umuntu muhora muhemba bibiri ariko none gare na Imana nciri ngo inzira mu nkurikiye ngo nge menyera abo mabitano bitano ahubwo ni menshi kimenyera abo habibiri ntuzamenyere ngewe nta nigira uramenyereye nk'ubu utabeshye reba iyo usamutse nk'ubu abazamubanye nibaza batagwaye oda tuvuga oda mu kiganda urabigenza gute batakodarinze we urabigenza gute kandi chef de quartier byabaye Oya ngiye nabonye umukobwa wanjye mbona wabaye nkaho wamushegewe na uriya mukameramani wawe wasanga ari nawe muje kuhiga atari nge muri guhiga inzu mbamo mugahiga n'umukobwa wanjye mwese ndabazi mwangegeramo gutyo umukobwa wawe arahari ntawe uhari bimeze gute ese ataba ni ikirara arahari ubushize twaraganiriye mbira ko umukobwa we yagiye hanze nese kujyana none se kujya hano turi ni heza hano urabona ari Nyabugogo urazuma inzu bana turi Nyabugogo cyangwa Nyamirambo bujya ngo kwiga ngo muri Amerika hano turibuka nde bayita we Boronman nzanya kandi kantu sha cameraman ndagira ngo werekane view hano hantu yabanyurira bari tugendamo wallahi yayibonye nabwo tugendamo wasibonye ngo ni gateway ni gateway ni gateway nese hano turi ni ijya mu Rwanda aho ikajya no muri Kenya igasura n'abanyarwanda bene wacu urumva bayita urumva ariko abanyarwanda murahura we mbwira umukobwa waje dusura umva bare nagomba bwiye nabi mukunda kwinjira mu buzima bw'abantu cyane nkubu koko mugeza mujya nabagomba kumenya n'ibyahishwe bigahishuka ubitabo se muzanye bitabo mwana wa izere twicana turenge sambo bya rutanga ari hafi nkuremo kuremeke umbe nyine kuremeke mfasha rat kuremeke ahore meze mutesi waya waya hano ugiye kunjirira mu nzira gwaye kare
Oya nari ndi kumusuhuza. Saba ni bane. Hanjye ubu banyobera barimo bya bisambo by'abanyamakuru. Mama Reba nk'abantu baba bavuye mu Rwanda bakadukurikirana hano twiyizi. Izira wicaye hano mwana. Ejya kavuga batajya. Ewe kwejya kaho bihorera. Izira. Ugira no musuhuza. Akareka. Icara isomere. Somere sha. Urabizi? muri aho yego umeze mute Bavugishe mo. Ako nubakore mu ntoki. amafara Mwana wanjye banza kusaba uruhu cyangwa mbavugishe nuko ngomba kumuta. Ubavugishe ariko nubakoreho. ari n'amazi ni kanyanga Ndeba ariko numureho. Ndabimubajije. Reba ariko nusomeho. Eba nusoma. Kanyanga. ngo bagusogongeza mu ijerekani Nashatse basogongera mwana muje gusogongera na. yanjye ndakijije kereka ari agafana Baramubajije ko atijijwe. Ibyo ntago bitureba. Aro waba ukijijwe waba utakijwe waba ukennye ntabwo ibyo bitureba bayita. Nge ndi kumwe n'umwana wanjye hano ahantu witeka duteretse uruhabona. kamerama buriya uri ahantu habi mbabagira uhagarara dore no hejuru undi muturirwa yego Ndabahaye uburenganzira bwo gufotora inzu yacu ma. Urabizi se bano bantu mpamvu bafite ubugambo uburyo n'abanyamana yama amafaranga bakuziho ubanjye ngo barebe buryo ndi kuyaryamo bano bashaka no kuzandongoramo umwana nawe mubonye mwabona ariko ufite ikizongereza nibyo bikuzanye genza ngo no kuganira akosha amafaranga ni meza none se amafaranga akora iki amafaranga uyabonamo mbere ubukode bwaratubabaje papa ubukode bwaradukomye ubukode buturya mu gifu ubukode bakango ngo ninde kutanyishyura amada kutari kunyishyura amada none umuntu azakwishyura yakwitaga mubyeyi cyangwa Beatrice aje ava amada kutanyishyuye none witeka gukuye mu bukode wagiye ushima Imana ukavuga ngo shimwa Imana kwa mayi inzu baje bazayinkingure ariko ihari yego pepe ariko ngubu umuntu iyo kiza cya nyuma kazi bikahuruduka no hasi ngo sari ingoma zidashira kwa indirimbo y'abadive ni indirimbo y'abadive ni indirimbo ya 18 nta ngoma zidashira zirahanguka Imana nidashira ubundi uje kutuvugisha amagambo menshi kubera iki nicyo bita amafara ubwo turashaka iki mumbariza Ubonaga ari kumva. reka wenda nje nisoreza icyo nashakaga nkigezeho nagira ngo ujyana nyine ukere ba Nyarugenge ba Nyamirambo ba Nyabugogo ubwo tumuma pape na mare nta mugabo dufite twarabaretse ahubwo aho tuzashakira tuzabatumiza mu by'ukuri abantu Uzi ibyo uvuga amameriko yakwishe. We njyewe mbabuze icyo mvuga. Rega mbabuze icyo mvuga. Bitewe nuko nkuzi. Bagireho bagenda. Kwisomere ka kanyanga kacu mwana. Bitewe nuko nkuzi. Mbabarira ndakwinginze izi quartier za Uganda zintemberezemo. Kamerama hari ikintu utabonye. Dore Karisimbi Boro. Ikirunga cya Karisimbi Boro. Dore Karisimbi Boro. Pemeranya kuri iyi ntuzi kuri icyo gisenge. Iri nyuma y'iki gisenge. Fundi we. Wayibonye? Nyuma y'iki gisenge. Memuretse gusudira abana bino bigo banza biva hano mwana. Nebe samba byadute. Ntago waruzura neza. Wa twe turirebera Karisimbi. Ikirunga hari hakurya. Ntago uri kureba neza? Tukuremera muri rugera hejuru se. Ufasha urire urebera hejuru. Kameraman mbabari ruzamuke. Nyuramaho inyuma. Zamuka. Dere papa. Zamuka urire hariya ubereke Karisimbi Boro. Mwereke ko agenda adahirimo. Ntabwo waze kugenda mu etaje bayita. Batangiye kugufata nk'injiji. Si Karisimbi wagiye kureba. Dore inyuma yawe. Mubwire ushaka. Genda komeza uzamuke. Mbona komeza agenda. Bakakanya Genda neza utagwa. uri kuyireba neza bre. Deba Karisimbi Boro. Deba
Kosha ibintu babyita kurya ubuzima. Oya, iyo uri ku isi urarya. Turi ikiruka Urarya bavuga ngo ryanywa. Skwe. Inyuguti ya skwa. bayita babyita ra. 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 Skwe. Urumva? Ubundi ukongeraho na shi. Ariko na shi ntabwo twayibagiwe. Mama wa papa ndakwinginze mumfashe muntembereze bro. Ashaka ko tugutembereza twagutumiye. Oya muntembereze mbega muri nizi quartier turi inshuti. Oya turi inshuti wenda niyo mpamvu waje kutureba. Ako mwereka ibyangombwa nishyuye ku mupaka rega bashobora guteka mfite n'amafaranga y'amagande navunjishije kugira mfashe. Dore ngibi byanzanye byanjije mu mupaka. Naboreza arabifite. Bagupimye tevaka. Oya ni ntuza ni Ebola. Ngo ni tevaka. Dore n'amafaranga ngaya navunjishije. Ngaya. Nago yaruta. Navunjishije kumfasha. Abonye? Sana turebe kariyo. Oya niyo. Sana turebe. Aya ngaya yanjye nari oya genda nkorera ku mafaranga. Izi nizo mu Rwanda. Kutwereka amafaranga rero muri iki gihe. Baradutumye bayita. Njyewe nukugira ngo kutwereka amafaranga. Abantu bamaze kumenya akamaro kayo we. Ibintu byo kuza kuyatwereka rero agombye no gusiga iposhanga. Kuba twakwemerera ukazamuka n'umuntu n'umugabo. Gusa njye numiwe nta kindi nabona narenzaho. Iyi nkuru ngiye kwitwara nyereka abanyarwanda. Nta muntu utwereka amafaranga mu rugo rwanjye wumve. Urateganya ndabizi. Mutubabare. Ongera yabikese niyabikese nagumanuka hano. Nagira ngo Bobi ikwemeze. Dufite n'imbwa yitwa Bobi. Murateganya kugaruka Nyarugenge bya. Ko ari cyari ku bundi habariye. Mashaka tuza gukora iki? Inzoga ifite amahembe. Tuzabasura nkuko mwadusura. Ese natwemera tukaganiriza mukobwa ari wanyu. Muraho. Kiteme no kumukora. Ariko byara umustar nawe. Ubayanga na amadura yicaye. Amadura yicaye. Ko nibyo. Makuru ako kakanyanga. Zakaze zabije. Erega Museveni yaturi hano atwemera ko kankwa ariko katubwira ati mugere neza mwirinde kurwana mwirinde akavundo mwirinde uburaya mujye mwibuka mujye no gusenga zaba nk'abayongwe cyangwa bayago cyangwa twese turyana amatwi turi bama nta mugabo mfite n'umwana wanjye nta mugabo afite ngo turarwana turyana amatwi urumva Yago baserereza twamaze kumenya ibyanyu twarabakatiye bayida. Imana kari ubarya amatwi. Imana y'Imana. Imana y'Imana. Urumva? Ubwo rero mwana wakujya bazaturya amatwi. Twicaye mu mafura yacu. Tuyarye. Yarye ko tubyumva. Uri gutuma namubaza. Amadora yacu yaramanutse turayabona. Igihe niba bazanayisubiza bazayisubiza ibyanjye byaravuyemo. Byashya byahagarara ariko mnarabibonye kama mbambaye undi salama ngo wangi ni wangi yes murateganya gusubira ku ishuri rya undi wangi mabuza bagutumye cyaha abakobo ngo gucajinga bati babwire mu kigande nago bari mu kwa gatandatu babwire mu kigande mu kwa gatandatu mwagara kucajinga ya babwire mu kigande mwagara koraki mwagara koraki turashaka gukora iki mwagara iki mwe gushaka kuzina kuzina no gucajinga yabanane abasore mutahe abasore niko urateganya ngo gusubira ku ishuri mu kwa gatandatu ya yego iyi look ya hano reka mbibarize muyimenyereye muti okay crema ya hano ni heza irasa neza amahumbezi turayabona tujya icyo dushaka tunywa icyo dushaka ya ibintu byose ni sawa kabisa hano wahamenye ute kugira ngo uze ufate ubuzima bwa hano ubumenyere wumve ko nyine hano ariyo life tu uzana kuhamenya se wagira umwana wasomye gutyo ukayoberwa hakujyana abantu mufite abana nimububahe mubarahiriye amashuri kugira bazabageza ahantu nkaha abatafite na Imana izababahe urumva cyo mbasabira kugira ngo bagire imbere heza sha cameraman
mu by'ukuri nk'abantu mwe mudukurikiye ntabwo ari ibintu byari bitworoheye kuba twakwambuka ngo tunaze kumenya hano kuko Moa Pampe twamuvugishije tukimara kwambuka umupaka turangira ko asigaye yibera i Kabare, hanyuma dufata urugendo tuza Kabare, hanyuma dusanga yiberamo hano bro. Iki nicyo bita amafaranga aya ngaya. Nta mpamvu yo kwinjira mu buzima bw'umuntu ngo bamubaze yakuye byagenze gute, gusa mujye mubireba nk'uko tubivuga, nimubikenera namwe muzabisabe muzabihabwa. Gaparika tugushimiye cyane mva murashimiye nawe ndabashimiye mwanzerereza imwe abantu mugenda mukarenda iyo mwinjira mu mutima wa Uganda ko tuzakira muzakira nyine ariko muzabisaba nk'uko natwe twabisaba nimero mwayidohaye mutegereze baswadi ko twayiye turabasetse nase mwadutembereje mwizi quartier baje mwe mama reka muzamanure turaje reka tubashimire cyane. Nibajya hasi bakata amaguru nibahatinda mwabyumve wamwumvisha ahantu turi kumwamubonye abibonye yego. Reka tubashimire Imanzi na Innocent TV. Genda Mansadunda. Ciao ciao.